Siberika. Ni bande batugaburira. Siberika. Abatufunguza twafunga. Siberika. Abafashe imfu. Siberika. Abadushingiye business. Siberika. Abaduheza ifaranga. Siberika. Haleluya. Siberika. Byose ninde? Siberika. Ubuyobozi bwacu turabishimira Imana data umwijira bahungisha. Thank you so much. Yahinduye amategeko, yahinduye abanyamategeko. Ari nubwo yamutwaye. Yararize. Kandi umunyamategeko niwe yishinganishije ati ntabwo azacika mazamumbaza. Papa Plus TV. Tubanje kubasuhuza. Iyi ni Papa Plus TV. Abakunzi bacu muri hose kwisi hose turabasuhuje kandi tubashimira uburyo ki mukomeje kwitwitaho mukora subscribe, mugakora share na comment yanyu ni inyenzi kuri Papa Plus TV. Turashaka kubaha itangazo rya Nyamwiza y'ibyo yatangaje mu mwanya washize avuga ko ibintu bikomeje kuvugwa hano hanze ari byinshi, ariko turagira ngo tushyire bamwe mu magambo y'ibyo we yivugiye ku giti ciwe kugira ngo abadukurikiranye umenye ukuri kw'ibyo arimo we atangaza. Ngo umunsi wo kwa gatandatu umugabo bita Rugorora yarampamagaye mu gitondo, nako ntiyanampamagaye yaranyandikiye kuri WhatsApp. Murumva yuko we avuze ngo yaramuhamagaye then aramwandikira. Ese ukuri kuri muri ibi bintu arimo avuga agenda bicurika birihe? Ibushize yari yavuze ngo baramwandikiye, none ubu murumva ngo yaramuhamagaye. Guys, ndagira ngo mukurikirane akantu mwitonze. Turi kumwe n'umutumirwa wacu ni Umusangwa, uyu ni umukozi wa Papa Plus TV. Tugira ngo tubisesengureho kugira ngo mwumve ukuri kw'ibi bintu kugira ngo mureke kuguma mu rujijo. Gishishwa umeze ute? Ndashima Imana nuko turaruta indembe data. Ko tumeze turaruta indembe. Hari ijwi rira. Murakomeye. Turakomeye data. Mumeze neza? Tumeze neza data. Guys, nkuko bisanzwe twagira ngo tubagezeho aya makuru mu buryo bwihuse kandi ejo tutibagiwe yuko hari urubanza kwa Nyamwiza. Turagira ngo tubatangarize mu byo yatangaje muri iriya nkuru avuga yuko ngo yareze kandi we yararezwe. Gishishwa rero ibi bintu by'uko ngo yahamagawe tena ngo narangiye, urabyumva uti ibi yisubiyemo wenyine yisubiyemo. Ubushize yaravuze ngo muri je video ibanza nakiriye message y'imfura tata none aragarutse ngo narahamagawe ngo nako ngo yaranyandikiye ngo yakandi ngo yarampamagaye. Abafana wacyanze abafana hangara. Ese wenda tube ko abantu batari kubikurikirana kandi twabasezeranyije ko tuzatubazanira inkuru z'ukuri. Mujye mu biganiro bye yakoze mwumva ibi bintu amashoti katabirimo no gusobanya amagambo y'ibyo warimo avuga. Arazi uyu munsi akavugaya, ejo yaza akavugaya. Ese ashaka kugera kuki? Akomeje gusebya ubuyobozi bwacu kandi buratugaburira, buratwambika, butwishyurira amashuri. Uvuge mu mazina data wibutse Siberika turabakunda cyane. Akomeje kwandagaza kuko karandagaza ijwi ry'abanyamurenge mu gihugu kandi aribo bantu batugenda imbere. Biracitse n'ukuri. Ese uyu mukobwa kwavuga ngo ni Nyiramwiza, ba Nyamwiza ni beza kweli. None kera kose bavugaga ko Nyiramwiza ari umwana mwiza. No ni nkaho yabaye nyamubi. None arivuguruje mu magambo abiri. Avuze ko wamuhamagaye, avuze ko bamwandiki. Ese mu rukiko azajana yahe magambo? Kuko ga mu rukiko babyita ngo no kujyana evidence zuwishe n'uwicanye kandi we azaba afite bya bindi baza bita ngo ni ibihamya. Ariko tutibagiwe bamutumye ikirato, isimisi n'ikibando kijya kirekire. Hari ikibando kivuga ngo pi yatumye abantu birwanga n'isafuriya ishyushye ku mutwe.
hari igishishwa bazabita ngo ni ikibando cy'igikore uzi ugishushu wakigeza hagati kikagwa biti none ngo uyu mukobwa natubwira ukuri kwavuze ko yamuhamagaye yamwandikiye tukiraho gishishwa wowe urabyumva ute ko aya magambo yasobekanyije aya magambo nawe uri kumva ari gusobekeranya ibintu kandi muri uko kuvuga ijambo rimwe tuzi uvuga abiri ujana iryo wavuze nimba ari iryo n'iryo uzogenda ubwira umucamanza ngo narandikiwe narahamagawe kuzoba umucanzu uzomutaha hagati nk'ururimi uri kumva ibi bintu birakomeye data reka dutegereze bwakeye guko bwakeye tukiraho dafite amafaranga yagishijwe wowe ese uyu mukobwa ejo azitaba iriya hejuru igasarane hapfiriye umuntu cyangwa azitaba iburuburu nawe yavuze ko yareze iburuburu ese yareze iburuburu ku muntu wapfuye tukiraho kw'iyo buruburu iburuburu uko bimeze nuko biri no kuri kwa nyabyo ibyo yavuze ni ibinyoma yabeshye abafana biwe abo twakwita nk'abamukurikirana Kasarani polisi ya Kasarani yahamagaye station y'iburuburu barababwira ati dushaka uwitwa Mwiza ajyayo uri kubyumva turi imfura ntitubivugamo cyane ajyayo amare gushika baramubwira ati urakenewe ti runaka yaraguhamagaje ti nanjye ahubwo gutya ti ati harara akamodoka kitwa Mariyamu harabyurushya kukuzanya tikaza gatinda harapakira kokira data kaba karimo amavuta kagize karimo igitoro kaba karimo igitoro bashize mwiriye gahora kaka kariya baba kibazimya ariko kandi mwavuze ngo iburuburu Nyiramwiza yarahamagawe ahamagagwa n'abakuru abakuru bategeka abantu b'iburuburu baramuhamagara ati dore ko yavuze ko yakuyemo bya bindi baza bita ngo kureba umuntu kuri ku telefone yiwe bitumaga Nyiramwiza ahamagagwa n'abamwegereye none ga nabyo ntimubyibagiwe Nyiramwiza ngo yakuyemo bya bindi baza bareba kuri indebeshyo kuri imbonera kuri cyangwa se cya kindi baza bita kuri telefone ngo baza bakita ngo ni ka mapping none urabona iyo ufite icyaha bazakuramo akajya ka mapping yari yagakuyemo ese Nyiramwiza yagakuyemo kandi ubwo iwe wenyine yavuze ko yakuyemo location ese iyo location yayikuyemo yikanga iki kwavuga ngo afite umutekano mukeya wa umutesi wenyine witera icyo nabazaga Nyiramwiza ahagarariye itangazamakuru mu gihugu ni Citizen ya Kenya cyangwa ni umucamanza ubera abakobwa bafashwe ku ngufu bashaka guhagararira Citizen ariko yavuze ko tabuyobozi ariko leta ya Kenya ntabwo ari leta yiwanyu yavuze ko nta buyobozi n'ubundi yashobora ko yabariye akuri Citizen akuri Citizen ushobora no gusanga ari iwe ni muyirebe neza ese Nyiramwiza kweje ari wa munsi babahamagaje na wa wundi wicanye ko bamutumye kirato bakamutuma isimisi bakamutuma cya kibanda kiza kigira ngo du Nyiramwiza yakibonye itari amasaha yagiye ubu tugeze ku masaha mabi mu kandi kanya barategereza ngo Nyiramwiza ngwino tukiraho yanga dukurikiranye babisobanukirwa baramuhamagaye hariya iburuburu nawe yavuze ko yari potinzi iburuburu wavuga ko ye nawe ari we waretse ese iburuburu ko wariraga wari uriko na batatu turi imfu ntibavuze urira baje afite uturadiyo tuvuga cyane ese wareze ararira
cyangwa hari ikibyihishe inyuma? Guys, mudukurikirane duhanga amaso umunsi w'ejo. hari akabazo Byari saa 8 byabaye saa 5 bayakatuye data n'ingayamasaha yo mu kariya bakatuye amasaha. amasaha akabazo karaha yacanze abafana ngo yareze iburuburu kandi iburuburu umuntu yafiriye ikasarane biba ngombwa ko azo none se azohamagagwa iburuburu abiburuburu uwo muntu yafiriye iburuburu cyangwa se yafiriye ikasarane aho bavuga ngo bamukubitiye cya kibando kivuga ngo pi none urubanza rwajanywe iburuburu guteye abafana baba cyanganyikije mwandike comment cyane. Ikindi kandi ese kirato bamutumye dusubire kuri cya kintu abafana oya reka mbabwire umuntu yafiriye igasarane ariko we Nyamwiza yavuze muri kiganiro akoze yavuze ko yavuganye n'uwita Rugorora ko ari umwicanyi iso Rugorora yavuze utuye igasarane turamwirinda twese cyangwa bya bindi bazabita ngo kirato bamutumye aragifite iburuburu umuntu neguye Nyamwiza yavuze ati kwanza je nta n'umuntu wigeze umamagara nta n'ubwo nigeze ingeri gasarane kandi wa wundi umushinja uwashinja yavuze ko yageze igasarane iwe yahakanye kandi nta makuru tumushakaho uwabivuze gusa no kuvuga ko bavuze ngo bamukubise cya kibando kinini ese Nyamwiza ejo ko ariyo finale azitaba igasarane cyangwa azitaba iburuburu? ako kantu abafana bakumve kubera ko umuntu tubisesengure neza kugira abafana babyumve kubera ko ibyo avuga rasa nkaho adafite ibihamya neza. umuntu yahamagariwe ikasarane none se umuntu nimba yarahamagariwe ikasarane bazoja muri finali iburuburu kandi abiburuburu kandi umuntu utiyahamagariwe iburuburu uri kumva ko abafana bataye muri point d'interrogation. ikindi yamana igihe yagiye iburuburu hariya yavuze ngo yagiye ngo gutanga ikirego yagiye afite ngo n'umuruya cyangwa n'umuruya wundi bazabita ngo nibajya bazahagarira abantu ese muri polisi hari abazahagarira abantu cyangwa bahagarara mu rukiye? njye nari nzi yuko wakati wari umugira umuroya icyo nacyo ni kimwe. noneho yahinduye amategeko yahinduye abanyamategeko ari nubwo yamutwaye yararize kandi umunyamategeko we niwe yishinganishije ati ntabwo azacika bazamumbaza ko yavuze ikiganiro cye ntagikurikiranye avuga ko atigeze agera iburuburu ni kasarane ariko umunye ntabyivuguruje wenyine ngo umuntu bita Rugorora wa Gasarane yishe umuntu wa wundi wishe umuntu turavuga yamfura baravuganye ariko yarampamagaye ese amagambo abiri mu minota ibiri urafatiriye yarampamagaye cyangwa yaranditse? abafana reka tubabwire aka kantu bumve ariko ibushize yaranditse ubushize yavuze ko yanditse kandi amasaha kandi ngafite ibihamya wanditse na wa wundi ashinja kwica umuntu igasarane yavuze ko afite ibimenyetso simusiga ya bindi bandikiranye ariko ubu nyine aravuze ngo yarahamagaye yaranditse. uzi ko nsigaye nsohoka nkikandagira ntagira ngo aramfataga nanjye nsegira ubwo ese Nyamwi tubwire natwe twihishe ese ufite icyo kirato uzatanga ku munsi w'ejo? akabazo kameze gutya dore ko n'amasaha yatubwiye imfura bavuze ngo imfura yaranditse ikinyamakuru cyashise yavuze ngo kandi ngo yango narahamagawe kandi amasaha yatubwiye twibutsa abafana uko no mu migi uko ikibazo kuntu kimeze nuko ese yaranditse yarahamagaye ikindi twibutsa abafana cya kirato yavuze ngo I have evidence
ngo twizere ko ejo saa tanu musaba yakatuye ikirato yahamagawe n'aba bagabo bambara amahuza ateye ubwoba irahuzi zikangana none ejo azobabwira ko banditse yahamagawe kandi yabonye ikirato abona n'akakantu kaza kavuga ngo pi kandi nawe uzicisha ku mupaka kandi usibye umutwe w'umuntu waciye kandi baramufashe wari ufite baramufashe noneho iramfurayo yagacanye ku mupaka ntampunzi zija mu kindi gihugu ngo nyamuza avuze mpamvu kari kahanyuze yavuze ngo tabayobozi ese ko kageze imbere kagafatwa kafashwe gati ejo ko ari abayobozi bavuga ko ntabayobozi isiberi kigomba kuhaba izaza mu kahe kazi kandi idahaje kandi yaravuze ngo Amerika niyo ya mbere yamugwanije kumwica subira mu kakanto dutaka imfura zituyoboye data Siberika ni bande batugaburira Siberika abatufunguza twafunze Siberika abafashe imfu Siberika abadushingiye business Siberika abaduheza ifaranga Siberika haleluya Siberika byose ninde Siberika ubuyobozi bwacu turabishimira Imana data wo mwijira bahungisha thank you so much